rero nkwiyame n'undi munsi jya umenya aho uca aho ncaho ndahazi ugire n'iki n'iki aho weretswe wanzanye se nawe aho weretswe iri nawe uri kumva nawe aho weretswe ntuzongere na rimwe kumbaza ibintu byo kubanga kurongora njye simbikunda uzabyicuza uzabura ubikubaza noneho ubure byose rego umenya agaciro k'umuntu arwaye akayinukankange ndagukanze kandi ibintu mba ndi kukubwira ndi seri uzankumbura unambure hari ukuntu kumbura umuntu ukavuga ati ndaca mu Nyakabanda mubone sinzakubure pe ndaca muri filime kwa Nyakso mubone mbabare sinzakubure hari igihe rero oya ako nawe uzambura shaka nkumbura kha ubu ibintu ngo bigende gute wari ibyo bintu koko Vestine baramushatse ndihangana umwana rwose urera umwana wawe umwana mutoya ufite imyaka no uziye kumurusha nka senkani Vestine abaragenda avuga ntaribi ubu nyine niko Imana bayipanze buriya n'igeno ry'umuntu yagiye ntaribi ariko ndavuga Dorcas we ntago yantanga ntacyo waba uri kumarira hano ntacyo waba umariye nta n'ikintu twatumariranye ngewe nawe waba uri gutuma ngumirwa kandi abakobwa basaza vuba ndavuga ntaribi reka ntegereze uretse gato ni wowe uri kunsajisha haba haje ibiryo urya se niyo boss koko agutange gushaka umugore Yesu Kristo umwana ungana kuriya mutoya abana wareze bose baragibwa na Dorcas ni vuba bansigaro nicaye hano ngenza nibaraguza wumva nta soni ufite erega ndakubona ni kote wanigirije na Bruce adafite umugore wowe uri aho ngaho uri inyuma y'abantu wowe n'ingano yawe n'ukuntu ungana inyuma y'umwana wareze wowe kiri cyasaze n'urutwe rwose ni kote mu bukwe bw'abandi yewe shashe moniyo urarwaye ndwaye iki ibintu kuvuga uri kubyumva ndi kubyumva ibi ni ibikira so bari no kuguseka abantu nkwe cya kigabo gikuriye akose ibi ni ibiki Kristo Mana yanyero n'ubikobwa bamunyiza urarwaye ntago ndi muzima Nitse ibintu kuvuga uri kubyumva kuri kuvuga amafuti aya mafuti congratulations to him yakoze ubukwe bwiza ariko nawe n'urutwe rwawe inyuma yawe ubu uri kugenda ngo mubukwe ngo bw'umwana ukuruta wumva rasa mfite akurusha ikibundi gituma udashaka wowe nicyo akurusha si umuntu nkawe si umwana muturuta andusha umukunzi yo ngiye hano ndi iki kivuge ntago shobotse ngareba nk'ubugambo buvuge baza turi mu rugo urumva utakica umuntu iyo ntabuvuze se ko mba nshobotse iyo ntabuvuze ko mba nshobotse babyagenze bite ntago nabana n'isasu gutyo ngewe dore ngewe buri ayisha ugira abagambo menshi ariko ibyo bintu numva biri sensitive umwana nk'imbangenze nk'ibintu muri kumbwira ese nge ngira amagambo menshi kandi ngira amagambo menshi wabuze ugira makeya turekenge turi kuvuga ku bintu bijyanye no gusaza no gutuma abantu batajya ku ishuri abana b'abandi batajya ku ishuri abagabo ni mujya musaza uba witeretse ari uvuga ati ngewe igihe cyose ntanashaka niba wumva nyine bidashoboka umbwira unkurira inzira ku murima menye ko ngomba nushaka kwite gutyo gashishure ayikuramo nkwereke niwo tumana nishana nibonera na sherisi ego ye cyangwa ukundire mwashwanyu n'icyo gatura gahino basha ibibazo biba mu buzima bwose mpe ubwo rero umwana w'umusirama guteye w'inyuma ninjije kumfatiraho ikiruhuko ayi ntunduhukireho ndakwiyamye mu buzima bwanjye bwose kuva nabaho niwe muntu uri sere nabonye kuva nabaho mu bahungu bose namenyanye nawe urimo niwe muntu uri sere nahuye nawe girega ndi seriye wabonaga rero ndi tuvuga umusiramu uvuze ufite umusiramu muri guteretana ntago ari icyo ntago mvuze ko turi guteretana ntago mvuze ngo umusiramu turi guteretana mu biki uwo musiramu uvuze uzi kuko uramuzi niwe muntu kuva twamenye uri seriye kuruta abantu bose nzi namenye ntuzongere kunesha umutwe ndakwiyamye wowe reka ngubwire ikintu kimwe turi kuvuga ku bintu bijyanye n'ukuntu bungana wambaye ikote ryiza ariko ngenda ari wawe imbwa ngo ukuntu umagana wirirwa iwanjye gusa ntago twirirwanye ubu ngubu hari undi muntu muri kumwe hari undi muntu ubu ngubu no gutekereza usibye ngewe hari undi usibye ngewe ariko nta kibazo reka uvuga neza abaso nugatonga nta kibazo ubwo bukwe bwa Bosco narakubonye ariko nawe ujye ugenda gutekereza utari witekereza wumva isoni zirakwisha ariko rero sinzakubone mu bukwe bwa Mike niba yanagutumiye ugenda umusubize invitation kikirarwaye umubwire ngo manu ibaze noneho uko tuzahurira nzaba nambari umugeni nkubone rwose biteretse aranye nice bazana guseka abantu yo akayibamba bare mwana mu bukwe bwa Mike hono nonza mpari iki tukireke basi na yewe naho nzaba nicaye
nisha mu bafiye nzahaguruka nze nkurebe pe batubone turi inyuma y'abana bose birirwa hano. Ese uri kumbaza ngo nsobanure cyangwa uri nsinzakore mu bukwe bwa Mika nzaba mpari. Ayi wabaye iki mwana? Na kimwe icyo nabaye urakizi umwaka umwe wa kabiri gatatu kane cyangwa uri intuzi. Ahubwo se ubwo waratwerereye? Nzatwerera siguri 31 se cyangwa uzatwerera kwambara? Intwererano yagiye no kwambara babibaye niyo ni intwererano yataye. akuze kujya kwipima imyenda mu bugi ngaruka nkajya kwambara nk'irinda inyuma ya Miki. Tugeze ku mafaranga atanye kwijaririza. Waramutwerereye? Sinzamutwerera ni itegeko se kakanura ntabwo twerera undi mwana. Ntabwo ari itegeko. Hawe ntuzarye jewe wese nzakubone mu bukwe zakubone ku meza bazabona kuru turi gusangira nge nawe twavumbye ubukwe bw'abana turuta imyaka birirwa hano. Tuzubuke dufata n'akavido duseka ahubwo tuzaseka nyine isi twote mu bintu mu byiza twagwira twisekera tubigenze gute? Yewe icyo ngicyo ko ntabwo ari ikibazo. ngo nkubwire njyewe nzamuha gift mu bukwe ntabwo natwereye ngo nange na gift ibyo n'amafaranga no gusesa iri shyano shubuko ko hakaba ariko rero gaci bakirakicu ariko rero oya icyo nzamara gukira abagashuka kamwe wari kuzamuha niko gatukakishimwera no koko agabikira ntabwo bishoboka byera barabatwerera mani zaba gift harakenda ka poperine wari ubuzamuye oya niko gatuki egiki nase cyabura ku mafaranga we ntiwagura gift irenze 100 wimuye niwo uzagura imbuto Yesu urigera buko acha kabereka abanyabugambo we uzabibona yadukomeze dukomeze tujya he tuvaye ubumo iki koko yo tuvugisha ukuri kuma nibyo cye neza nanjye shamba nabitse neza ariko niho ubizanye ibintu kabari impamvu atukuye n'amaso ngo bareba yakanda ai nasi nayatukuriye hano shaka bamuye nawe kitondo mengize ibyago pe ugira ubugambo imvura naguye najana imvura iragwa kuba narigiye mu bukwe nakoze ikosa nese nari kwanga kujyayo yo man nari kwanga kujyayo niyo ngano nyuma ya baba we inyuma ya vest ya niyo Bosco rwose Peter seko yaje Peter ari ku ruhande rwe n'abamureba n'ibimureba nandi ku ruhande rw'umuntu wanjye niga Philip Tabura ni grand frère ntabwo narongora atarongora rongera binabawusu kindi ndire ko Philip Tarongora aranyimbo nzarongora binabawusu ibyo bintu ntabwo bikureba ku cyundi rero ibintu bitakureba Philip ushobora gutegereza turanye na hebo Peter we nta n'igitekerezo nibe nawe unyuzamo ubizi utese kuko ushyoma akabuza abandi ajya ambwira ati oho ujye urebana n'ibyamure mubwire nawe ambwira ko ari wategereje kandi ari anduta nyine urumva ari ikibazo ibintu byo kwitana ba mwana icyambere niyo Bosco agize ubukwe bwiza yego ifite umuntu bikundanira neza abona babana congratulations ngiye mukure ubwo ndibuye ryicaya